Hapa wanapiga panzi, wanapiga panzi. Wanapiga panzi de. Murakaza neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo none aha tuvugana M23 imaze gufata panzi nyuma yuko igisirikare cya Kongo FARDC kirukanze nyuma yo gukubita inshuro na M23 AFC. Ubwo byose rero ni mu kiganiro cya none bana natwe kugira video irangiye uraza gusobanukirwa. Bakunzi bacu rero nababwiye ko ntazajya mbatindira nzajya mbagezaho update umunota ku wundi ndetse uyu munsi tugiye kubaha breaking news nzi neza ko benshi batari bazi ku murongo wa telefone turi kumwe n'umusangwa nibisanzwe aratusanzwe tuganiriza uyu munsi amakuru ahari nuko M23 kandi gace yafashe ndetse ni mu kanya gato cyane mbibonye reka mbaze uyu musangwa nawe niba aya makuru nawe yamaze kumugeraho tuguhaye ikaze unatubwira niba iyo nkuru wayimenye. Hey Sando murakoze cyane ndakuramukije ndamukije ariko ko ntajya mbabwira ngo bakore subscribe barabyibuka akabyibwiriza batarayikora Masha bari kuzikora pe benshi cyane ahubwo nukuri Imana ibaha umugisha ahubwo nibwo mbonye ko mbashimira. Imana ishimwe. Yego. Ubundi ibiganiro birambuye byinshi nyambikora ku yindi channel bita B&M News. Kenshi nkunze kuhaboneka nubwo nkunze kuhaboneka igihe kirekire kurusha hano bajya banahasura naho. Nta kibazo naho ariko babaye mu rugo. Warumbaje utese agace bafashe wakumishe kugatsinda wayivuze ko ari panzi. Yego panzi. Yari ngoye no kuyivuga nayo baje kureba aho randitse. Ni panzi ipanzi ubundi iyo uvuye Bukavu uhinguka ahantu bita Nyantende wahava ukagera aho bita Panzi wahava ukagera hitwa Nyangezi. Nyangezi rero niho urenga ugera za Kamanyora. Yego. Nka Kamanyora Uvira. Aka gace nukuvuga mbere yuko ugera Uvira ubanza Panzi kuko nabonye hari abatekereza ko M23 ahubwo yafashe Uvira ariko urumva ko batarahagera. Bo ibya Uvira ntabwo makuru mfite yuko baba bageze Uvira ntabwo nyafite pe. Imirwano nabonye ya Uvira naba mayimayi barwanaga na leta bamayimayi bashaka kurya uwo bitaga gasita. Ujye bashyigikira mu kurya abandi banyamurenge rero abanyarwanda bavuze ngo kirya abandi byakigeraho kikajugumira. Nabonye abaturage bari mu byishimo cyane aka video niba ari akapanzi bari kubyina cyane bakira M23 ndetse tukibaza ese ho bagezeyo noneho neza nta mirwano yabayeho byagenze bite kugira noneho bafate aka gace ku munsi ubwo n'uyu munsi deje. Sando twatangiye nkubwira ngo intambara yarangiriye he Igoma. Very nice. Ubu ahantu hasigaye ni ugukaba icyo bita gukaba imvugo za gisirikare barabyumva no ugukaba kokipa. Iyi panzi ubundi M23 iri kugenda ishakisha abo barwana nayo nyine nabo bari kwirukanka iri kugenda bakurikiye nabo birukanka bigira kuri abo batari buhure nayo. Ubwo rero no kuvuga ngo intambara isigaye ni y'urugendo kuko barashoreye. Niyo mpamvu nakubwiye mu kiganiro twigeze gukorana nakubwira ngo ni urugendo barambuye bashobora kugenda bakagera Kinshasa nta nuwongeye kubatangira. Ukiraho ntago nguciye mu ijambo ari cyo kintu ngiye guhita nkubaza noneho niba bari kugenda bakava Panzi bakazagera za Uvira ntago mbizi nibyo ndi gutekereza none ahubwo abaherezo ntibazagera ni Kinshasa. None izo nzira zose ubundi iyo ni cleaninga kugira ngo batagira adati basiga inyuma yabo. Ariko target yabo ntabwo bagiye i Burundi. Bagiye za Karemi. Uriya barava Uvira bakomeza za Karemi. Ndakanyaga. Karemi rero n'abaraba bapasuwe bakurikiye nyirango abumvisha audio y'abashi bari za ntoza za iyo hirya kwa Bangweshi bahita za ku mwami w'abashi bamwita Ngweshi uwo mwami w'abashi ati Warungu abashi bari Warungu bari gutabaza ko
FRDC ibamereye nabi. Bagiye gutabaza FRDC yishe umwana w'umushi imutsinda muri santere ya Warungu. Yego. Rero M23 irimo nyine iragenda aho igeze irimo irakaba. No kuvuga ngo Warungu naho buriya bari Warungu barimo baramonitoringa aho M23 igeze. Buriya bari panze impamvu ubona panze nta mirwano ihabaye baje bakaba bumvishe bageze Nyantende bayabangira ingata. Yego. Ubu n'abari bari Nyangezi barumva ko bari abageze panzi kandi ari no bavuye panzi n'ubundi no kuba hamwe akanya ko kuruhuka gusa ngo babone ukuntu birukankira bayabangira ingata. Ni ukuvuga FRDC nayo iri guhunga ijya za panzi yakumva M23 iri kuza iva za Bukavu ijya za panzi igahunga gutyo. Ni ukuvuga ngo ni nkuko waba uvuye Kigali ujya Gitarama umuntu hari Gitarama yamenya ko ufashe imodoka ujya Gitarama umwishyuza agahita kweba. Mu by'ukuri rero update zacu akaba ari uko zihagaze. Nkwibutsa gukora subscribe ingindi bazaza INTV Experience rikambarikiye kwa natswe muri update zacu zikurikiraho. Ndabakunda cyane, hasta la vista.